Yakomeje kumesa nk'udashaka kubivugaho, ariko amatsiko yanjye akomeza kuba menshi, nkomeza kumuhata ibibazo. None se byagenze gute? Ibiki? Kugira ngo ubyare Uwase, se wa Uwase we abahe? Nta se agira. Ibyo birashoboka se? Wowe upfana iki na Bikira Mariya? Bitewe n'uburyo nabivuze nsa n'utebya, yamwenyuye byanyabyo ariko noneho ntiyimyoza. Ibi yabikoze ari nako akamura umwenda wa mbere ajya kwanika. None se sibyo, Bikira Mariya si we mugore wenyine tuzi wabyaye atararyamanye n'umugabo. Yasubiye mu mazi akomeza kumesa, bisa naho ikiganiro cyaberagaho kitigeze kinatangira. Sibyo se? Nakomeje kumuhata, muhatira kunsubiza. Nakubwiye ko nta se agira. Bishoboka gute se? Birashoboka cyane. Simbyumva pe. Uzabyumva ushaje cyangwa nawe nutari mukobwa inda ukamwihakana akanga ku gasozi, nibwo uzabyumva. Iki gisubizo yampaye cyahise kimpa ibindi bibazo igihumbi nari kumubaza kuri iyo ngingo. Cyangwa ubwo byaranabaye ko abasore b'iki gihe musigaye mwarabigize akazi, ubwo haba umukobwa barateye inda, nako abagabo bose nanjye ngo abasore. Reka ibyo sinabikora. Niko mwese muvuga. Niko byakugendekeye se? Nyuma yo kwimyoza yamaze amasegonda nk'atanu atavuga, nta kintu akora wagira ngo abaye nk'irobo. Yahise atakara mu bitekerezo, mu rwobo ubona ko rutarangira. Nyuma y'aya masegonda yagarutse asa n'uvuye mu nzozi mbi. Wenda ubu njye nabyananye n'igiti, cyangwa ku mugani wawe ndi Bikira Mariya. None se niba mwabyaranye yarakwihakanye, kuki umwana wa Mwisuwase? Nuko ntasagira. Ngo yarahigimye, kandi mu Kinyarwanda bavuga ko n'uhigimye bavuze. Ikiganiro yahise gihiniraho, umutima we wose awumena mu kumesa. Nyuma y'akanya Uwase yatangiye kurira, dore ko byari bigeze mu masaha ya saa tanu hafi saa sita. Yafashe akaruhuko aza kureba Uwase wari utangiye kurira. Yaciye akabogi iruhande rwe atangira kongera kumukinisha amubaza niba ashonje. Yafunguye agasakoshi ka Gucci gashaje yari yazanye, wabonaga ko gahenze ariko ataba yarakiguriye, ugahita wanzura ko yaba yaragatoraguye mu kiboteri cy'abakire. Akuramo akabido ka litiro gasanzwe gacururizwamo amavuta yo guteka. Yaragafunguye abanza kugacugusa ashyira ku munwa, abanza gusoma ku birimo njye ntari nabashije kumenya. Yongeye gukora mu gashakoshi akuramo agakombe gato kameze nka bebero y'umwana ariko kadafite umufuniko. Yasutsemo ibiri muri ako kabido mbona ni agakoma. Atangira guha Uwase ku gikoma. Uwase atangira kukinywa yishimye, aseka, bahuza urugwiro. Yamaze guha umwana igikoma asubira mu kazi ke, arinda agasoza twongeye kuvugana. Ndamwishyura aragenda. Haciye iminsi haca indi, ibamo ibyumweru byuzuye ukwezi. Imyenda iragenda iba ikirundaho. Nongeye kumubona ngo nongere muha akazi. Mbonye ntongeye kumubona ntangira kwivanamo ubunebwe, ntangira kugenda mesa kamwe nzambara ejo. Ukwezi kwavuyemo 6, ntongeye kumubona. 6 avamo umwaka. Bigeraho ndetse nibagirwa ko nigeze no kumumenya. Umunsi umwe naje kuba ndi gutembera ku muhanda mu masaha y'ijoro. Nyuma hafi y'ahantu hari akabari, mbonye umuntu usa nawe. Nabanje gushishoza kuko uretse igihe kinini cyari gishize ntamubona, nta nubwo nari no kumenya ko ari nawe. Yari yambaye utwenda tugufi, akajipo n'agapira k'agasengere mu mbeho y'ijoro kamugaragaza umukondo, ariko nabonaga we nta kibazo cy'imbeho afite. Naramubonye ntangira gushishoza. Mu gihe nyishishoza yahise ambona, ahita aza yihuta abanguyemo. Nanjye mbona yamenya, ariko nkabona biratangaje uko ndi kumubona se. Bite se wana? Niko nahise mubaza. Ni sawa sheri, wanze ariwe nari ntegereje kabisa. Akivuga ayo magambo nahise nkubitwa n'umwuka ntatekerezaga, umwuka w'itabi n'inzoga bivanze. Amakuru se ko twaburanye wari waragiye? Niko namubajije. Amakuru ni meza sheri, ndari ahubwo nyamara ahubwo nuko utanshanze, naho ubundi ndahari wese. Ngiye ahubwo sheri. Akimara kumbwira gutya byaranshanze, nibaza niba ndi kubwira ari uri kunsubiza. Nahise numva ko uko ndi kumubona atari bwo buryo we yamenyemo, ariko nanjye nahise ntangira kumushidikanyaho kuko uko yasaga nuko namuherukaga byari bitandukanye. Yego n'ubundi yari agifite akabiri gato, ariko bwo yasaga nk'uyongereyeho ibiro. Na twa tukuba tw'amaso twari twaramaze kugenda. Ikindi kandi yari afite imisatsi igwa mu mugongo, mu gihe mbere yahoranaga udusazi tw'injwiri kandi twatukuye kubera mu buryo bugaragara imibereho mibi. Amakuru ya Uwase se? Mubwiye gutya yahise asubiza igihimba inyuma, asa n'unyitegereza neza. Uwase? Ego, Uwase. Uwase umuzi ute? Nahise mbona atangiye kurakara, niba atari ukubabara kuko sinari kubasha gutandukanya amarangamutima yombi. Niko, urinde wowe umbaza Uwase? Ntabwo unyibuka se, wa musore wo muri cya gipangu wajya guza kumisira? Yarebye mu kirere asa n'ari kugerageza kwibuka, ari nako isura ye imanuka isubira mu gahinda. Ndabyibutse. Nahise mbona abaye undi, asa n'ugize isoni ahari zo kubona umuntu mpuzamubonye muri ibyo yari arimo. None se wahise ujya he? Sha, ni birebire. Uwase se bitebye, ubu ntiyakuze, yahise angwamo atangira kundirira mu gituza. Ku muhanda uriho abantu iryaguye natangiye kwibaza uburyo ndi bwifate.
Uwase yarapfuye. Yabivuze arira ku buryo ntabanje kubyumva, ariko nyuma nahise numva ibyo avuze kuko interuro irimo Uwase n'igihekane pfa nta kindi yabivuga, cyane ko igihekane pfa bigoye kucyumva mu rindi jambo. Mu kanya nk'ako guhumbya yahise anyiyaga, sinamenya aho arengeye, nahise nibaza ibibayeho. Mu gihe mbyibaza nahise mbona abandi bakobwa bari hafi aho barimo bariruka, nanjye nahise nshaka kwiruka nkeka ko ariko bimeze buri wese agomba kwiruka, ariko ndebye hafi aho mbona abantu bose ntibari kwiruka uretse abakobwa benshi bari aho. Nabaye nkugarura ubwenge mbonye imodoka y'abashinzwe umutekano ingeze hafi, naho niyo yari abonye kimwe n'abandi kuko muri icyo gihe cyose nari naramubuze, yari asigaye akora umwuga wo kwicuruza.